Murakaza neza mwese ku badukurikira, kandi murakaza neza ku ijambo ry'Imana. Imana ikomeze ibagirire neza, ibahe imigisha muri byose. Uyu munsi turiga igice cya 12 mu gitabo cyo Kuva. Iki gice cya 12 kivuga hejuru ya Pasaka. Pasaka ni ugutambukwaho k'urupfu cyangwa se ni ukunyurwaho k'urupfu. Iki gice cya 12 mu gitabo cyo Kuva ni igice gikuru mu bice byose bigize Bibiliya. Iki gitabo cyo Kuva kandi nicyo Pawulo yakoresheje yigisha itorero ry'i Korinto. Iki gice kandi cya 12 mu Kuva kivuga ku masezerano uko ari abiri, kivuga ku isezerano rya kera, kikongera kandi kikavuga ku isezerano rishya. Yohana ibice 3 umurongo wa 16. Iki gice ubwaco ni Bibiliya yo gutunga ubuzima bwawe bwose. Zaburi y'119 ni igice naco gikuru muri Bibiliya, ni naco kiba hagati muri Bibiliya. Uvuye mu itangiriro ukageza kuri iyi Zaburi y'119, ukava kandi kuri iyi Zaburi y'119 ukageza mu byahishuwe. Iki gice cya 12 ni urugero cyangwa se ni umufano mukuru wa Kristo Yesu. Kandi iki gice kivuga hejuru y'umunsi mukuru, ni naryo joro rya nyuma rikura Abisiraheli muri Egiputa. Ijoro rya nyuma ritandukanya Abisiraheli n'Abanyegiputa. Natwe niryo joro Yesu yadutandukanyije n'isi. Iki gice cya 12 kandi iyo Abanyagiputa baza kucumvira ntibari gupfa ruriya rupfu. Natwe rero iyo tuza kumvira Yesu Kristo ntitwari gupfa. Abaroma ibice 8 umurongo wa mbere. Turebe amagambo 6 y'ingenzi ari muri iki gice cya 12. Ijambo rya mbere ni amaraso. Matayo ibice 26 umurongo wa 28 aravuga ngo kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano risha ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha. N'Abaroma kandi ibice 5 umurongo wa 9 avuga nkanswe none ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye, ntituzarushaho gukizwa umujinya w'Imana. Na Zaburi ya 85 umurongo wa 11 utubwira yuko imbabazi no kwera no gukiranuka byahoberanye bihuzwa n'amaraso ya Kristo Yesu. Ijambo rya kabiri ry'ingenzi muri iki gice cya 12 ni ikimenyetso cy'amahoro. Kuva ibice 12 umurongo wa 13 haravuga ngo ayo maraso azababereye ikimenyetso ku mazu murimo. Nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho, nta cyago kizababaho ngo kibarimbure. Icya gatatu cy'ingenzi kiri muri iyi sura ya 12 ni igihe bari mu mazu yabo bari bafite ibyo bakoraga. Icya mbere bajyaga umwana w'intama. Icya kabiri biteguraga guhaguruka. Icya gatatu bahambiraga inkweto. Icya kane barimo bakenyera. Icya gatanu umwana w'intama muzawurishe imboga zisharira. Icya gatandatu mwitwaje inkoni. Icya kane ni umunsi wo kwibuka ube umunsi wo kwibuka. Ni ukuva ibice 12 umurongo wa 25 havuga ngo nimumara kugera mu gihugu Uwiteka azabaha kuko yabibasezeranyije,
muzajye mwibuka cyangwa se muziririza uwo muhango wera. Ijambo rya gatanu ry'ingenzi riri muri iyi sura ya 12, Dogiteri Tori yaravuze ngo abana b'Imana b'Abisiraheli bari mu birori, abana b'Abanyegiputa bashize. Ijambo rya gatandatu, Abisiraheli bizera Imana ndetse baranayubaha. Kuva ibice 12 umurongo wa 50 haravuga ngo uko niko Abisiraheli bose bakoze, uko Uwiteka yategetse Mose na Aroni niko nabo bakoze. Turebe uburyo Yesu agaragara muri iki gice cya 12, cyangwa se uburyo iki gice cya 12 cyasuraga Yesu Kristo. Pasaka, amaraso y'umwana w'intama yagombaga gusigwa hanze ku muryango kugira ngo abantu bose bayabone. Kuva ibice 12 umurongo wa 7. Naho gucungurwa kwa Kristo Yesu waducunguye, amaraso ya Yesu Kristo yagombaga kumeneka abambwa mu ruhame rw'abantu n'abamwizeraga. Matayo ibice 10 umurongo wa 32 kugeza ku murongo wa 33 haravuga ngo umuntu wese umpamiriza imbere y'abantu, nanjye nzamuhamiriza imbere ya Data uri mu ijuru. Ariko umurongo wa 33 iyo hakava ariko unyihakanira imbere y'abantu wese, nanjye nzamwihakanira imbere ya Data. Ijambo rya kabiri, uburyo Yesu agaragara muri iki gice cya 12 cyangwa se iki gice cya 12 ukuntu cyasuraga Yesu. Ijambo rya kabiri turebe kuri Pasaka, amaraso y'umwana w'intama yamenetse kugira ngo abantu bose babone ubuzima bw'iteka. Naho gucungurwa, Yesu Kristo yamenye amaraso kugira ngo abantu bose babone ubuzima bw'iteka. Yohana ibice 3 umurongo wa 16 na Petero wa mbere ibice 2 umurongo wa 24. Ijambo rya gatatu, Pasaka, igitambo cyagombaga kuba umwana w'intama. Naho gucungurwa, igitambo cyagombaga kuba Yesu Kristo umwana w'Imana. Abakorinto ba mbere ibice 5 umurongo wa 7. Ijambo rya kane, Pasaka, umwana w'intama ntagomba kugira ibara cyangwa se inenge. Naho gucungurwa, Yesu Kristo yabaye igitambo kitagira inenge cyangwa se ibara.